Reka mbasuhuze nshuti bakundwa mwese abahisemo kubana natwe, abahisemo gukurikirana uyu murongo w'ibihamya TV. Imana nibahe umugisha mwese, abakoze subscribe ndetse mugakanda kuri like, mugatanga n'ibitekerezo byanyu muri comment. Muri umugisha, muri intwari. Kubana natwe ni umugisha nshuti. Reka tuba turiho umugisha, tuba turiho guhirwa, tuba turiho kubona Imana mu buryo budasanzwe. Mwahisemo neza. Imana ibagurire imbago mu izina rya Yesu. Nawe ugifungura iki kiganiro, ugifungura iyi nkuru, turagusaba gukora subscribe, ukande kuri like kugira ngo ibiganiro dukoze bikugerera ku gihe, ndetse utange n'ibitekerezo byawe hasi muri comment aho ngaho. Reka tubasuhuze mwese, abari mu Rwanda, abari muri Afurika, abari ku migabane itandukanye, Amerika, Canada, Australia, za Aziya, ahantu hose uri. Reka tukwifurize amahoro y'Imana, reka tukwifurize gukomera, reka tukwifurize kwaguka, reka twifurize kuva mu bwiza ujya mu bundi. Shuti, turagarutse mu biganiro byacu bitandukanye, mu nkuru zitandukanye. Tugarutse dufite amakuru mashya, dufite ibindi dushaka ko tuganiraho, dushaka ko tubagezaho. Muri uyu mwanya, fata umwanya wawe, utera agatebe, hanyuma tuganire. Ushobora kuba udukurikiranye utameze neza, utishimye bitewe na situation urimo, n'ibibazo runaka, n'ibintu bikuzengurutse, n'ibintu bikugoye. Reka tukwatureho ihumure Imana itanga. Imana itanga ihumure, Imana itanga amahoro. Urarwaye, urarwaje, cyangwa se ufite ibibazo runaka, wagize ibyago, reka tukwatureho ibyiringiro Imana itanga. Ibyiringiro Imana itanga nibibe muri wowe. Amahoro Imana itanga nabe muri wowe. Kugirirwa neza n'Imana, gufashwa n'Imana, nibibe kuri mwe mwese mubana natwe. Tugarutse hanyuma y'ibiganiro bitandukanye twagiye tubagezaho, twagiye tuvuga ku nkuru vuga ku by'amadini n'amatorero. Nicyo gisate dukoreramo, aho niho dukunze kuganiraho cyane, mu buhamya, mu ijambo ry'Imana, ndetse mu ndirimbo n'ibindi. Twagiye tuvuga ku mpinduka zitandukanye zagiye zigaragara mu madini atandukanye, zagiye zigaragara mu matorero, cyangwa se reka tuvuga amadini, nibyo byumvikana neza. Haba ari muri ADEPR, haba ari mu Gaturika, haba ari mu Badive, haba muri iki gihugu cy'u Rwanda, hagiye hagaragara ibintu bidasanzwe tutigeze tubona, amaso yacu atigeze abona, ndetse twumva n'ibyo amatwi yacu atigeze yumva. Ibyo ngibyo mwagiye mubibona ku binyamakuru bitandukanye, bavuga bati itorero runaka, idini runaka ryahagaritswe burundu, ryafunzwe burundu, ntirizongera gukora. Amadini yagiye yamburwa ibyangombwa, ubuzima gatozi. Harimo ayo bita umuriro wa Pantekote, bari abasohotse bagatambaro, harimo abitwa ba Profete Nyirindekwe, harimo amadini menshi cyane. Urwo rutonde rwagiye rusohoka. Izo nkuru zose twagiye tuzikora, twagiye tuzibagezaho, ariko tukibaza ibi bintu imvo n'imvano ni iyihe? Ese nyirabayazana ni ninde? Bimeze bite? Ese bamwe bakavuga bati ese ni igihugu kidashaka amadini, kidashaka Imana, ni iki? Bakibaza ibintu bitandukanye. Ariko uyu munsi hasohotse inkuru ikomeye, navuga ko amatwi yose yayumvise yacuzemo injereri. Ahandi bashobora kuba byarabaye bikabafatwa nk'ibintu biri aho,
ariko hari ibiganiro twagiye dukora bitandukanye tuvuga uko umwuka wera akora, uko umwuka wera icyakugaragazaho umwuka wera, icyagaragaza ko wuzuye umwuka wera, icyagaragaza ibimenyetso ni iki. Ibyo twagiye tubikora ibiganiro turagenda tubitambutsa. Ubu tuvugana witwa Julienne Kabanda, Pastor Julienne Kabanda, Grace Room Ministries. Ni minisiteri navuga ko yari ikomeye ku rwego rukomeye, ntabwo ari ku rwego rw'igihugu, ku rwego rw'isi. Hari amaminisiteri akomeye ku buryo uyavuga akaba azwi, haba ari ku ikoranabuhanga kuri social media, haba ari mu buryo bwa serivisi, haba ari mu buryo bw'amateraniro, haba ari mu buryo bw'ibikorwa, ugasanga abo bantu ku yindi level. Iyi minisiteri nta gihe kinini yari imaze, ariko navuga ko yari ihagurutse mu buryo bukomeye, mu buryo budasanzwe. Ariko hasohotse itangazo, urwego rw'imiyoborere RGB rwasohoye itangaza ko iyi minisiteri iyobowe na Julienne Kabanda Pastor yambuwe icyo bita ubuzima gatozi. Ibyangombwa yakoreragaho bari barabahaye, bakoreragaho, byambuwe, donc batazongera gukora nk'uko mwagiye mubona amatangazo bavuga bati aya madini bagasohora urutonde rwagiye rusohoka. Ariko ubu tuvugana kuri tariki ya 10 z'ukwezi kwa 5 2025 hasohotse itangazo rivuga ko iyi minisiteri itazongera gukora ubuzima gatozi cyangwa ibyangombwa bakoreragaho byateshejwe agaciro. Uhereye iri tangazo rigisohoka ko abantu bose bagomba kubimenya bakabyumva, baba ari abayoboke baryo, baba ari abanyarwanda, baba ari abakurikiranaga iyi minisiteri n'ibikorwa byayo, ko bagomba kubimenya yuko itemerewe gukora, ndetse basobanura n'impamvu bavuga yuko yakoraga ibikorwa binyuranyije n'ibyo bemeranyijwe. Hari buriya muri minisiteri iyo watse icyangombwa cya minisiteri, iyo watse icyangombwa cy'urusengero, cy'itorero, hari ibyo mwemeranywa muzakora, hari icyo bita imirongo ngenderwaho. Imirongo ngenderwaho, ibyo muzakora, ibikorwa runaka, ivugabutumwa, inkingi zigize itorero biba bihari, ibyo mukora, ibiganiro by'isanamitima, ibyo biterane byo hanze, gufasha kugira gute, haba harimo ibintu runaka bigomba gukorwa. Rero ubuyobozi bwa RGB busobanura, bwavuze yuko iyi minisiteri yakoraga ibikorwa mu buryo bunyuranyijwe n'ibyo bemeranyijwemo, mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko. Ibyo nibyo batangaje. Iyo urebye ukareba ibikorwa aba bantu bakoze ibikorwa by'ibiterane byo mu magare, byo mu masoko, byo mu amasangano cyangwa se mu makaritsiye, byagiye biba byo kurwanya ibiyobyabwenge, ibyo gufasha aba bantu bahoze ari abamarini, ibyo gufasha aba bantu bahoze babita ngo ni indangamirwa, ni iki, abantu batega ku mihanda twabitaga indaya, ariko ubu bahinduriwe amazina, hari irindi zina bayitwa, ngira ngo niba ari inyamibwa, niba ari indangamirwa, ariko ari amazina ahari bitwa muri bwa buryo bwo kurengera umuntu wese agahabwa agaciro. Leta yacu y'ubumwe igenda ifata amazina runaka bagiye baha abantu atanoze, atameze neza, ikavuga ati ibintu mu bihugu ngororangingo, murabizi ko bitwaga ibinyendaro, ubu ngubu hari andi mazina, hari ubundi buryo bivugwa, ntibavuga bavuga, mu buryo bwo kunoza imvugo. Rero iyi minisiteri yagiye ikora ibikorwa byo kurwanya ibiyobyabwenge, byo gufasha
ibyo gutanga mituweli, hari igiterane bakoze Nyabugogo batanga mituweli 1000 bafasha abantu b'abazunguzayi, hari ibikorwa bakoze byo gufasha amashuri ugasanga batanze miliyoni 20 mirongo, bari bafite ibikorwa byagutse kandi wabonaga ko bakora ibikorwa bitandukanye. Bagiye bakora ibiterane byo mu masitade arena bakuzuza, n'abantu bari bafite abayoboke benshi. Umubatizo wabo ntabwo wajyaga mu bantu munsi y'abantu 250, magana. Amateraniro yabo yakurikiranwaga online nk'ibihumbi 10 bikurikiranye live. Mu rusengero habaga hicayemo nk'ibindi 7 kuko urusengero bakoreragamo rwuzuraga, bagatera intebe no muri cave no hanze bagashyiraho amasikirini bagatera n'amatente. Ni abantu bakurikiranwaga ku rwego navuga rwo hejuru. Iyo tuvuze urwego rwo hejuru ni abantu bari bafite abayoboke, abakunzi benshi ku rwego rukomeye. Ariko bamwe bakavuga bati ibinyamakuru byinshi bigenda byandika bivuga ati icyo bazize ni iki, impamvu bafungiwe ni iyi, ariko ubuyobozi bwo hari icyo bavuze ko bagiye bakora ibikorwa binyuranyije n'amategeko. Ariko bamwe bakavuga ati se abantu nuko wenda hari uburyo bakoraga bitagendanye wenda n'umuco n'iki, kuko bamwe baravuga ati umubatizo bakoze niwo utumye wenda bafungirwa, kuko babatiza haguye abantu bagaragaza ibintu bitanoze bitameze neza. Bakavuga bati mu mubatizo uherutse barabatije ariko abantu bakikubita hasi bakaruka bakagira gute, bakavuga ati se ibyo nibyo bintu, bakabakemanga. Baravuga ati ni bakoresha izindi mbaraga, bakorana na Satani. Buri muntu wese agenda abivuga uko abyumva. Nyuma y'uko hasohotse ibiganiro bitandukanye bavuga bati uyu muntu akorana n'izindi imbaraga zitari iz'Imana. Abandi bakavuga bati ni Mwuka Wera, abandi bakavuga ati Mwuka Wera ntakubita abantu hasi, n'ibindi bagenda bavuga. Buri muntu wese hari igihe nyine kigera akagufataho ijambo akaba yakuvugaho uko abyumva. Ariko ubundi mubazi ibijyanye n'amadini n'amatorero, iyo baguhaye icyangombwa nabivuze ntangira inkuru, ntangira ikiganiro, hariho ibintu runaka mwumvikana n'ubuyobozi bwa leta muzakora, ni abafatanyabikorwa nyine ba leta. Amadini, imiryango itegamiye kuri leta, amatorero n'abafatanyabikorwa niko byitwa. Ariko harimo ibintu runaka bagomba gukora. Minisiteri rero ubundi iyo bavuze ziriya minisiteri mu mategeko mashya cyangwa mu ngingo nshya zirimo, ntabwo ubundi ubu mu mategeko ariho minisiteri yemeye kuba yakora amateraniro nk'ariya, kuba yabatiza, kuba yasezeranya, ibikorwa nk'ibyo ngibyo. Ibyo byavuyemo, ntushobora gutegura ibiterane nka biriya udakoreye mu icace, mu rusengero ruhari rwemewe. Urusengero rutegura ibiterane, rugategura gahunda, hanyuma ya minisiteri ikorera muri rya torero ikaba yasapotinga ibyo bikorwa. Ubundi minisiteri zirasapotinga nyine, niwo murongo bakunze kugenderamo. Za minisiteri usanga zifasha, ni amawonije, twabigeranya n'amawonije runaka afasha abantu ibikorwa runaka n'ibindi. N'ubundi ni muri uwo murongo leta ibifatamo. Iyo uvuze minisiteri, iyo uvuze ministries, nicyo bishatse kuvuga. Hari ibintu runaka uba ugomba gukora, igisata runaka ugomba guhagararamo, ugasapotinga ibikorwa runaka. Mu mahame rero ariho mashya, ngira ngo ababifunguye mbere wenda hari ibyo bari bemerewe kuba babatiza, basezeranya n'ibindi bintu nk'ibyo. Ariko mu mahame mashya ahari nuko nta minisiteri yemerewe gukora ibiterane, nta minisiteri yemerewe gukora amateraniro, keretse ari inama cyangwa ibikorwa bihuza abantu byo gufasha nyine muri ya mirongo migari ibigize wa muryango, ya minisiteri. Ibyo rero bakavuga yuko bakoresheje icyangombwa cyabo mu buryo bunyuranyije n'ibyo bemeranyijwe n'amategeko, kuba bategura biriya biterane byo hanze, bategura
ibyo bikorwa byo mu masitade by'ibiterane bikomeye, hagiye habaho igiterane gishize mwarakibonye, abantu bose bakitabiriye ikondisiyo itegeko kwari ukwambara umweru, bivuze ngo utambaye umweru byari bigoye kuba wakwitabira kiriya giterane, kandi cyaritabiriye ku rwego ruhanitse, ku rwego rukomeye, ku rwego rudasanzwe. Ikindi abantu bavuga ati se impamvu RGB urwego rw'imiyoborere rwaba rwahagaritse iyi minisiteri, iyi Grace Room, byaba ari uko bafashe abanyagihugu, abaturage b'igihugu bakabafata iminsi myinshi yo guhora mu materaniro, wenda batajya mu mirimo, batajya mu bikorwa, kuko no mu mabwiriza no mu mategeko leta icyo isaba abanyamadini, abanyamatorero ni ukudafata abakirisitu igihe kinini cyane, ku buryo aba bantu batajya gukora, batajya gushakisha. Baravuga bati mugire igihe runaka, porogaramu za wikendi z'imigoroba, hanyuma mureke abantu bajye gukora, bajye gushakisha. Icyo nacyo numva nagishyigikirana rwose, icyo ni igitekerezo cyiza, ko abantu batahora bicaye ahantu hamwe batajya gukora. Ni byiza gusenga, ariko ni byiza no gukora. Bibiliya iravuga ngo udakora ntakarye, nicyo birivuga. Ikintu rero bivuga Bibiliya yemeza, nubaza ko nta muntu wakirwanya. Niba bivuga ngo udakora ntakarye, bivuze ko hari igihe cyo gusenga, hari igihe cyo gukora. Gufata abantu iminsi 40 bica ahantu hamwe, iminsi 7 ntawe usohoka, ntawe ujya gukora, kandi hari ibintu bagakora byakwinjiza donc ibyo nabyo leta ibireba ikavuga ati no, nimugire igihe cyo gusenga, abantu bajye basenga bavuye mu mirimo ku mugoroba, cyangwa se basenge wikendi. Donc ntibizanagutangaze kuba wazasanga hari igihe amasengesho yo mu mibyizi usanga yakuweho, bakavuga bati mujye muterana ku mugoroba no ku cyumweru. Ibyo nabyo igihe kizagera, donc igihe kigere usange hari ibintu bihindutse, usange hari ibintu bigenda bivuguruka mu bijyanye n'amadini. Ariko tukavuga tuti ese hanyuma y'uyu mu bishop, hanyuma y'uyu Julienne Kabanda, ni bande bakurikiraho? Ese hasigaye bande? Ni bande muri bubone basohotse ku matangazo, muri bubone basohotse mu nkuru zitandukanye, muri bubone bavuga bati runaka runaka? Ariko ngira ngo hasigaye n'amadini make. Kwanza amadini make asigaye rwose ni make, arabarirwa ku ntoki. Iyo turebye tukareba usanga ari makeya asigaye. Narababwiye ngo niba ari iby'Imana bizarama, niba atari iby'Imana ntibizarama. Ibintu byose abantu biyubatseho bitubatswe n'Imana. Nagira ngo mbabwire ngo igihe cyo kunyeganyezwa bikava mu myanya yabyo ni iki ngiki. Icyo ugomba kukimenya, ibintu byatangirijwe n'Imana ibyo bizarama. Niba ari iby'Imana bizakomera, niba ari iby'abantu ntibizakomera, ntabwo bizagera aho bigera. So rero ngayo nguko bakavuga bati uyu mama azize iki, iyi minisiteri izize iki? Ese azize guhirika kuba kuriya kuntu abantu bagenda bagwa, kuriya kuntu abantu usanga hari ukuntu ibintu donc bitari kuvugwaho rumwe? Ese nicyo baba bazize? Abantu benshi bagiye bavuga uriya muntu akorana n'izindi mbaraga, uriya muntu akorana na Satani. Nyine umuntu wese avuga uko abyumva. Hari igihe kigera umuntu wese akaba yagufataho ijambo, bakwandikaho inkuru zitandukanye. Nanyujije amaso ndareba ku Gihe, buriya inkuru Igihe gitangaje nshyiraho vi. Iyo urebye Igihe cyatangaje yuko nyine uyu mu bishop cyangwa uyu mupasiteri Julienne Kabanda yatswe ibyangombwa, RGB yamuhagaritse, bagiye kureba bakagenzura bagakomeza gukurikirana kugeza igihe nyine niba ari inama bazamugira, niba ari ibyo bazamusaba gukora runaka n'ibindi. Ariko Igihe cyemeje, iyo urebye usanga cyemeje yuko inkuru ari impamo yuko Julienne Kabanda yatswe ubuzima gatozi icyangombwa cyo gukoreraho.
uwitwa Murungi Sabe wo ku Isimbi TV nawe nabonye yabisohoye donc aravuga nawe abyandikaho akora inkuru bijyanye n'uko abyumva nyine nk'umunyamakuru. Hari abanyamakuru basiniye bari hano kuri uyu murongo cyangwa kuri iri social media, ku buryo ibintu byinshi navuga ko batangaza usanga baba bifite nk'amakuru 85 cyangwa 90%. Ibyo binyamakuru nabinyujijemo amaso, ndararanganya ndeba ku Iyobokamana, ndeba kuri za Nkunda Gospel, nsanga abo bantu bose bagiye bavuga kuri iyo nkuru. Abitwa Robert kuri Yadai TV, ndibaza ari Yadai TV, nawe narebye sanga ikiganiro nawe yakoze inkuru. Abo ni abantu bafite inkuru navuga ko zujuje ubuziranenge, inkuru donc babanje gukurikirana, babanje kugenzura ku buryo ikintu bavuze uvuga uti iki kintu aba bantu bagifitiye amakuru yuzuye. Nagiye ngo rero mbabwire bakundwa, no gukomeza gusenga, no gukomeza gusenga. Buriya bavuga ko ngo inkoni ikubise mu kiye ngo uyirenze urugo, ntabwo uyibika hafi, uyirenze urugo. Niyo mpamvu dukwiriye gukomeza abantu bose basengeraga muri iri kanisa cyangwa muri iyi ministries, tubabwire ngo nimukomere. Imana irahari, Imana nyir'ijuru iracyabafiteho umugambi, kandi umugambi wayo nawe uzaburizamo. Reka tubifurize gukomera abanyetorero cyangwa se abantu bose bakundaga iyi ministries ndetse n'uyu mushumba, tubabwire ngo nimukomere. Ibi ni ibihe birushya, Pawulo yarabihanuye, ibihe bizaba bikomeye. Ibyo ngibyo nibyo turimo, nibyo twasohoyemo. Rero twebwe icyo dusabwa nk'abizera ni ugufata igihe tugasenga, tukaba imbere y'Imana, tukinginga Imana. Imana ikamanura imbaraga, ikamanura ubushobozi, ikamanura ubundi bwenge bwo kugira ngo tubashe guhamya no gukora umurimo no gusohoza misiyo ya Yesu, kubwiriza abantu ubutumwa, guhindura benshi ku gukiranuka. Iyo niyo misiyo ya Yesu, kwamamaza iby'ubwami bw'Imana, kubwira abantu ko Yesu ari hafi. Iyo niyo misiyo, niyo mpamvu rero tubifurije gukomera abanyetorero, tubifurije gukomera abari hafi na kure ku rwego rw'isi. Navuga ko uyu mumama yari akunzwe, ndetse kandi ibikorwa bye byavugaga rwose, byivugiraga. Ngira ngo abantu bagiye buzuza arena bakayipfuka ni bakeya. Habayeho igiterane gikomeye, ngira ngo ni Rwanda Shima Imana, Rwanda Shima Imana, yes, igiterane giherutse cya Rwanda Shima Imana. Ngira ngo Julienne Kabanda yari mu bantu bakiyoboye, n'undi mugabo umwe ntibuka izina ryiwe, ariko ukabona ko ari umumama uhagurutse mu buryo navuga budasanzwe, uteye iyindi ntambwe yo ku yindi level. So rero iki ni igihe gikomeye, gikomereye abakozi b'Imana, gikomereye abanyarwanda, gikomereye abasenga, haba ari mu madini, haba ari mu buzima busanzwe. Reka dufate igihe cyo kwegera Imana, reka dufate igihe cyo gusenga, reka dufate ibihe byo kuba twafata igihe cyo gusengera umurimo. Imana rero ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibabe hafi. Umuntu wese ukunda umurimo, ukunda abakozi b'Imana, dufate igihe tubingingire, dufate igihe tubabe hafi, dufate igihe tubereke Imana, twereke Imana umurimo, nubwo ariyo nyiri umurimo, ariyo nyiri umushinga, ariko inshingano zacu no gusenga, Imana igakora. Rero nitubona andi makuru, nitugira ibindi bintu tubasha kumenya muri ino minsi, tugenda tubagezaho amakuru uko bukeye n'uko bwije. Icyo twaracyemeranyijwe yuko tugomba kujya tubagezaho amakuru uko bukeye n'uko bwije. Umuntu umwe yaravuze ngo burya ngo icya mbere ni amakuru. Umukecuru umwe aravuga ngo akaradiyo kanjye kaba kari ku musego kugira ngo numve amakuru. Rero icya mbere ni amakuru.
buriya umuntu afite amakuru abasha kumenya n'uko abaho, abasha kumenya n'uko ajera ubuzima, n'uko abwitwaramo, n'uko yifata, icyo bita umwifato. Hanyuma rero reka tubifurize kugubwa neza abavandimwe. Imana ibagirire neza, Imana ibahe wikendi y'umugisha, ndetse turabifuriza kuzatangira icyumweru neza, kugisoza neza, mukazatangira n'ikindi neza. Imana ibagirire neza, ibiyereke, ibabe hafi. Reka dusabe n'abandi bavandimwe bagifite amatorero afunguye, bagifite insengero zifunguye. Nshuti yanjye, nubona mugenzi wawe ari ikintu kidasanzwe kibaye kuri we, niba bafungiye runaka bagafungira runaka, ejo bundi bagafungira undi, wowe ntabwo watwemeza cyangwa watubwira yuko wowe wujuje ibisabwa, ibyo bari gusabwa wowe ubyujuje. Akayunguruzo, umunzani mwene so yahagazeho, nawe ushobora kuwuhagararaho. Igikombe anywereyeho wakinyweraho, ahubwo reba, ese njyewe ndasabwa iki muri bino bihe? Bavuga yuko aho intwari iguye badaseka, ahubwo aho intwari iguye biga. Baravuga ngo aho intwari iguye ntibaseka, ahubwo aho intwari iguye bagira bate? Bariga. Nubona ahantu intare iguye, ujye uvuga ngo icyishe intare igiye bikingezeho byagenda bite? Yego. Rero wowe ugifite urusengero rukora, urusengero rufunguye, ugifite ibikorwa runaka bijyanye nyine n'umurimo, nubona mwene so ahuye n'ibintu nk'ibi binyeganyeza umurimo, binyeganyeza ibikorwa bye, ntabwo ari igihe cyo gufata umwanya wo kumuvuga, ntabwo ari igihe cyo gufata umwanya wo kumusenya, kuko nawe uracyafite ibintu uyoboye. Niyo mpamvu ukwiriye kumuba hafi, ndetse no kumukomeza, ukamuha pole ndetse n'ihumure, ukamusabira ihumure ku Mana. Si igihe rero cyo kurangara no kudamarara, ahubwo ni igihe cyo kuba maso, kugira ngo umwanzi adatwara igitereko kitabaza akakivana imbere y'ubuzima bwacu. Bakundwa bavandimwe, nshuti mwese, nk'uko twatangiye tubivuga, ababana natwe, abadukurikirana, reka tubifurize gukomerera mu buntu bw'Imana, reka tubifurize gukomerera mu gakiza Imana itanga. Nagiye mbivuga nkavuga ngo mu gihe intumwa zari i Yerusalemu ziguwe neza, zirya, zinywa, zisangira ibyazo, bagurisha amazu n'imitungo, basangira, bagezeho bibagirwa intego Yesu yari afite, misiyo yabasigiye yo kujyana ubutumwa kugera ku mpera y'isi. Kubera iki? Bari badamaraye, bararyaga, baranywaga, ariko haza akayaga k'inkota, haza icyo bita akarengane, hazamo guterwa amabuye. Sitefano bamwishe bamuteye amabuye, bakora ikirundo neza. Mu byakozwe n'umwigisha cya 7 niho usanga urupfu rwa Sitefano, umudiyakoni wa mbere wo mu itorero, ngo bamwishe, abigishwa, abari bakurikiye inzira ya Yesu baratatana bajya mu bihugu bitandukanye. Ubutumwa bugera ku mpera y'isi, bugenda bugera ahantu hatandukanye, bamwe bahunga gupfa, bahunga akarengane, ariko umurimo w'Imana urahaguka. Rero haza n'imiyaga, haza n'ibibazo, kugira ngo abavugabutumwa, abakozi batirundira hamwe, bazajye n'ahandi ku migabane itandukanye, mu duce dutandukanye, bafungure umurimo, bakore umurimo. Iyo miyaga yose ubona iriho, ibibazo byose ubona, umurimo w'Imana bihari, biri mu murimo w'Imana, wasanga hariho, kugira ngo abantu bikubita agashyi batekereze ku